Diraba TV show ngiye kubasuza cyane ikindi twa Confiance tuje kureba byinshi cyane biri kugenda bivugwa hano ku mihanda byinshi cyane ndakwiye gucikwa ko Diraba TV turari kugezaho byinshi cyane ndakwiye gucika kandi ikibiri kugenda bivugwa hano ku muhanda bati se yakuye bati ni ibiki ngakora iki arakura se ati bishoboka bite ati filime imwe niri hanze bati umukobwa murabyumva byinshi cyane ndabivugwa byinshi cyane ndabigarukwaho muri rusange. Uyu ni umukobwa umaze gutungura abantu benshi cyane amurika inzu y'akayabo gasaga ya miliyoni 500 nicyo cya miliyari byinshi cyane kwenda bikomeza bimuvugwaho tuje tubirebera hamwe muri rusange ni bande bagize icyo bagarukaho ku bijyanye n'inzu igatangazwe kumenya kuri uyu mwanya se bavuze biki no gucika igihe nitwa Confiance. Iyi ni code Diraba TV show gukora subscribe ngo bane natwe mu byo tukugezaho bigiye bitandukanye. Yes, murakoze cyane kuba ukomeje gutega amatwi ufashe umwanya wo kumva ibiganiro tukugezaho byinshi cyane kandi byiza. Nako turari ngo tugende tugushimisha tukugezaho amakuru agiye atandukanye, amakuru acukumbuye, amakuru afite proof, amakuru afite evidences zigiye zitandukanye umenya ngo ibintu byifashe gute hirya no hino hano mu mihanda. Tuje kuvuga kuri Aria Cool nyina tangiye mbabwira ati ni jujuju nyinshi cyane zikwenda zivuga hano hirya no hino bibaza bati umukobwa amafaranga yakuye. Ati se ko dufite abakinnyi benshi ba filime tego ni byinshi bagenda bakora da ni byinshi bakora tukabibona tukanabitindaho ariko se bishoboka bite bishoboka bite we ni biki ubu ngubu ku kibina bigezeho mbese ni biri kugarukaho cyane benshi bibaza bati abikoze gute abigezeho gute kina ngo ije inzu y'agatangaza kibagabaga ya miliyoni 500 inzu nziza cyane igeretse etage. Reka tuvuge etage kuko ntuza kuvuga inzu ushobora kuzigira ngo ni inzira isanzwe nk'izo usanzwe zi nyuma amagambo menshi ariko kwenda bavuga n'ibyo abantu benshi bagiye bavuga bamwe mu bagize icyo bavugaho mbese baje batanga ibitekerezo byabo ko babona ibintu Mutesi Miss Rwanda 2016 umwe mu batajya baripfana umwe mu bakunda kugaragaza uruhande rwabo mu bintu bigiye bitandukanye nk'ibisanzwe agomba kuza muri opposition azatandukanye mbese n'ibyo bandi baba bavuze yatageze ngo iki mu nkuru y'Inyarwanda witwa Mutesi mu butumwa abanyabati batangiye bagira bati mu butumwa batangiye bagira bati umukinnyikazi wa filime maze kwamamara Aria Cool yamuritse inzu bivuga ko yahagaze igice cya miliyari. Ibi bizamura jujuju yatumye Miss Rwanda 2016 Mutesi aho udakunze kuripfana asaba abantu guhindura imitekerereze kuko amazi yahinduye inkombe. Uwo ni umutwe w'inkuru y'Inyarwanda aho mu butumwa yanyujije kuri ku mbuga nkoranyambaga yagize ati biteye agahinda kubona bamwe mu rubyiruko bamaganira kure umugore wubatse inyubako y'agatangaza mu mujyi wa Kigali. Akomeza agira ati kubera ko ari umugore ntabikwiye mukuri iyo myumvire ishaje mu muryango no muri iki gihe tugezemo. Agira ati Mutesi akomeza agira ati ibi bintu bidafite agaciro bikwiye guhagarara rwose. Ibi ntabwo ari ibintu bijyanye n'imyaka tugezemo, ntabwo bikwiye ko bikomeza guhembera iyi myumvire ko umwana w'umukobwa muri sosiyete agomba guhora yisobanura mu bintu bidafite epfo na ruguru. Mutesi yagarutse kuri ibi nyuma gato y'uko Aria Cool amuritse inyubako ye, bamwe bagatangira kuzamura ibibazo bibaza icyo uyu mukinnyikazi yaba akora kirenze ko umukinnyi wa filime cyaba gitumye yuzuza inyubako ya miliyoni 500 igice cya miliyari nyine birumvikana y'amafaranga y'u Rwanda. Ati atunze mbarwa ndetse bigoye kuba muri sinema nyarwanda wayasanga hari uyatunze ubwayo gusa. None uyu mukinnyikazi yari aherutse kwikoza muri Nigeria aho yabaye umunyarwanda wa mbere ubashije kugira amahirwe yo kujya gukinira mu kibuga Kigali muri sinema cya Nollywood. Nollywood ni company ikomeye cyane itegura movies cyangwa filime mu gihugu cya Nigeria. Ati nyamara nk'uko bikomeje kugarukwaho hirya no biganiro byo muri rubanda bamwe basanga atari filime gusa ahubwo hari n'ibindi.
gusa burya umugisha ntutoranya kandi suwa buri umwe kandi nyir'ubugenge n'ubugenge bwayo aho nguwo n'Umutesi Jolly nuko yabitangaje ni inkuru iri ku Nyarwanda nawe wagenda ukayisoma muri rusange akaba ari uko ibintu byifashe akaba ari uko abantu bakomeje kugenda bigarukaho gusa ariko Umutesi Jolly ukabitangaje nk'uwo adakunze kuri pana nyine kuno kugaragaza uko abona ibintu avuga bati murekeraho birasanzwe iki kidasanzwe kirimo kobwa bimeze waye no datayuzuza se nganda ashobora ati afite andana agenda bikura umwe mu bagize ikibuga bagarukaho bamuvugaho witwa Alice Udingu yarakoze umunyamakuru ukomeye cyane muri Legend n'amakuru akoze ku bitangazamakuru bitandukanye mu myaka yatambutse muri show business n'ingo bari bakunzwe kandi babikoze neza muri no minsi akaba ari mu Rwanda ariko akaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Alice Udingu ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye aho yatangaje ko ari mu bamufashije mu gihe atangira ibijyanye na sinema mu gihe nyine yabikoraga kuko bitanashize igihe kuko Alice udashize igihe kinewe aretse iby'itangazamakuru kandi mu barikoze neza mu myaka itambutse myinshi ishize mu myaka 15 nk'uko yabivugaga bavuga ko yakura amaze igihe kinini muri sinema bidatangaje kumva yakora igikorwa kirenze kandi gihenze nk'iki bavuga ko yaba yakuye avuga ati kandi ikindi uyu ni umukobwa mwiza kumva ngo umuntu w'umugabo yamuhaye ngiki ngo yamuhaye amafaranga akora ibi ngibi avuga ko yego ntago bihamya akavuga ko niyo byanabaho abantu bagera igihe bumve ko ari ibintu bishoboka nta n'igitangaza kirimo gusa avuga ko nta n'impamvu yo kugibaza kuko ayo nguyu ariya nyine cyangwa alliance amaze kinini muri industry cyangwa twabivuze kujya gukina muri Nigeria ni igihugu kimaze gutera imbere cyane muri sinema twavuga ko hari ibintu nabyo ubwabyo bikomeye cyane ari ibintu wavuga ko atari ibintu byoroshye kuko si ibyo buri umwe kina filime zabo zigaragara kuri Netflix ni ibintu twavuga ko babashije kugeraho imbere yacu cyane ndetse n'ahandi muri Afurika ni amakampani akomeye cyane twavuga ko afite abasponsa ku rwego rwo hejuru muri sinema no mu bindi bikorwa bitandukanye y'abakora harakibazwa ibintu byinshi cyane nyine kuri ariya kure bijyanye n'inyubako turahari ngo tubikugezeho natwe bizagenda bivugwa kuko Diraba TV show ndi confiance kurikirana ibiganiro byacu turabakunda cyane stay touch.